ntabwo ari kuvuga ngo bari abakobwa yabazanaga afite irari ryo kubasambanya. Oya, ntabwo ari afite irari ryo kubasambanya. Yego yarabazanaga akanabasambanya, ariko ntabwo icyo abaga bazaniye ko abagaru kugira ngo abarongore. Oya, Kazungu abaga bazaniye kugira ngo abaka ibyo bafite anabice. Kubera iki yabicaga? Amakuru nakuye ahantu hizewe ku muntu ntari buze kuvuga izina, avuga ko Kazungu we ubwe ngo avugaga ko yatewe trauma n'uwo mukobwa n'uwo mugore yakundaga, akaza kumureka, mbese akumva yanze igitsina gore. Pawe na mama we baza kugira ibibazo, baza kugirana ibibazo. Papa we yica mama we, nuvuga ngo papa w'umwana yica mama w'umwana yica papa w'umwana. Amaze kwica papa w'umwana bo kuko papa we ari we washakaga amafaranga, umwana atangira none kuzajya ashaka ubuzima. Mama we atangira none umwana mama we akazi karanga, ibintu bigenda nabi, atangira kuzajya akora akazi k'uburaya. Gukora akazi k'uburaya akazageza n'abagabo akabinjiza mu nzu umwana aryamye w'umuhungu. Hakaba nubwo umamaza n'abana saa sita z'ijoro akabwira umwana ati wewe bubyutse noneho bugiye hanze, bubyutse bugiye hanze kugira ngo ninjize umugabo. You get that? Kugira ngo ninjize umugabo. Umwana akagenda saa sita z'ijoro, rimwe na rimwe umwana akajya ku ishuri. Mbese umwana abaho muri ubwo buzima, abona mama we ari indaya. Igihe yaje kurangiriza amashuri, yaje kwanga ikintu cyitwa indaya, kuko yumvaga ko umuntu wese ukora uburaya abana be babayeho nabi nkuko we yabayeho. Yumvaga ko umuntu ukora uburaya hari ukuntu atesa abana nk'ibyo nawe byamubagaho, akagira cya kintu cyo kuvuga ngo noneho nzajya nica indaya yose mpuye nayo. Ntabwo ari uko indaya zindi zari zaramuhemukiye cyangwa se ngo azizana agiye kuzirongora, akazizana akazishyira mu nzu akazica. Kuko indaya nta kundi nyine kundi yari kuzajya zifata. Yarazibwiraga ati ngwino tujyane mu rugo ndakwishyura amafaranga, akavugana amafaranga ati kwijoro yenda na amafaranga runaka, bakaza bagera mu nzu akabica. Ahubwo Kazungu yazanye umukobwa babanaho igihe gitoya mu karere ka Rubavu. Uwo mugore aza gutandukana na Kazungu, ariko batandukana mu buryo navuga ngo butari bwiza. Bo ni private story y'abantu, ariko reka nyivuge. Ntabwo ntinda turahita tujya kuri point. Abantu benshi bamaze iminsi bumva aya makuru, abantu benshi bakanone bakiyita bati abahungabanyijwe, cyangwa se bamwe bakavuga bati twari turi kumwe na, hari nk'umugore nabonye ari kuvuga ko ngo babanaga mu nzu ntiyamwica. Hari ikintu abantu benshi bakomeje kugenda bibaza, bo yenda hari n'abasesengura bakavuga bati habayemo navuga ngo habayemo uburangare bw'ubuyobozi, kubera ko niba umuntu bwa mbere aje avuga ko ubundi ari n'ikintu abantu bavuze, nge numva nta nubwo ndi kucyumva. Bavuze ngo umuntu ngo hari umudamu ngo asohotse ngo aziritse amaboko n'amaguru ngo aragenda ngajya kurega ku buyobozi, ngo arangije noneho ngo Kazungu ngo bamujyana kuri polisi ngo baramurekura. Ukuntu tuzi RIB cyangwa se polisi y'u Rwanda, niyo umuntu yagenda akavuga ngo uyu muntu yagerageje kumfata ku ngufu, kuvuga gusa uri igitsina gore ukavuga ngo yagerageje kumfata ku ngufu, bahita bakubika. Noneho umuntu akibaza ngo Kazungu umuntu asohotse afite ibimenyetso, afite amaboko, aziritse amaboko n'amaguru, arasohotse agiye kubwira polisi cyangwa se ubuyobozi, buramujyanye buramufunguye buramurekuye. Umuntu ni hatekera akavuga ngo Kazungu yarafite n'amarozo atera abayobozi, yarafite ibintu bimukoresha, navuga ngo yarafite ibintu atera abantu, kubera ko urumva amadosiye menshi anakakaye kuvuga ngo basanze umuntu yaraziritse amaboko n'amaguru, abandi bagasohokamo bagiye kwicwa n'iki, kugeza ubwo nta muntu wari urageze atanga ikirego cyangwa se ngo Kazungu afungirwe iyo dosiye. Kuko dosiye zihari nuko ngo yakoraga ibintu by'ubusambo, ibintu nk'ibyo, ariko iriya dosiye yo kuvuga ngo yica abantu nta hantu nahamwe twize tuyumva, yaba ku ruhande rwa RIB yaba ku ruhande rwa nta hantu twize tumva iyo dosiye. Kazungu abantu nuko barimo kubitekereza, nta nubwo Kazungu yicaga gusa i Kanombe.
i Rubavu byarabaye. Mwumvise umumama wagiye kuri ribu aho Kazungu afungiye akavuga ko yabuze umwana we, kandi koko Kazungu ngo ikirego cy'uwo mwana cy'uwo mukobwa kiraza gufata Kazungu. Uyu musiriyo killer ni umuntu ariko yabyita ubuhamya bwe abantu bagenda bavuga mu buryo butandukanye, amakuru ye bagenda bayavuga mu buryo butandukanye, ariko amakuru y'ukuri yemeza ko Kazungu nta mugore yagiraga. Suko atigeze ashaka umugore, ahubwo Kazungu yazanye umukobwa babanaho igihe gitoya mu karere ka Rubavu. Uwo mugore aza gutandukana na Kazungu, ariko batandukana mu buryo navuga ngo butari bwiza. Ni private story y'abantu, ariko reka nyivuge, batandukana mu buryo butari bwiza. Kazungu aza kugenda running to business, turimo amashuri, turimo ibintu byinshi, nk'umuntu yanize ibintu by'ubuganga, by the way, umuntu nabwo ntabwo yareka kubivuga. Aza kugenda running utuntu tw'utu business gutyo, ariko noneho ngo akigiramo ikintu. Ntabwo ari kuvuga ngo bari abakobwa yabazanaga afite irari ryo kubasambanya, oya, ntabwo arafite irari ryo kubasambanya. Yego arabazanaga akanabasambanya, ariko ntabwo icyo abaga bazaniye ko abaga ari kugira ngo abarongore, oya. Kazungu abaga bazaniye kugira ngo abake ibyo bafite anabice. Kubera iki yabicaga? Amakuru nakuye ahantu hizewe ku muntu ntari buze kuvuga izina, avuga ko Kazungu we ubwe ngo avugaga ko yatewe trauma n'uwo mukobwa, n'uwo mugore yakundaga, akaza kumureka, mbese akumva yanze igitsina gore. Abo bantu babaho, umuntu akica abantu gusa race imwe cyangwa se abantu bamwe gusa, ntacyo bahoye, nta kijiste, kuko bimuje mu cyangwa ari uko gusa yumva ko atabakunze gusa. Hari n'inkuru yigeze iba, ni umusore ntabwo ari umunyarwanda, ni wo muri German. Inkuru yabaye viro cyane. Umusore yaravutse avuka ku babyeyi, noneho papa we na mama we baza kugirana ibibazo. Papa we yica mama we, nukuvuga ngo papa w'umwana yica mama w'umwana yica papa w'umwana. Amaze kwica papa w'umwana, kuko papa we ari we washakaga amafaranga, umwana atangira noneho kuzajya ashaka ubuzima. Mama we atangira noneho mama we akazi karanga, ibintu bigenda nabi, atangira kuzajya akora akazi k'uburaya. Gukora akazi k'uburaya, akazageza n'abagabo akabinjiza mu nzu umwana aryamye w'umuhungu. Hakaba nubwo umamaza n'abana saa sita z'ijoro, akabwira umwana ati wewe bubyutse noneho bugiye hanze, bugiye hanze kugira ngo ninjize umugabo. You get that? Kugira ngo ninjize umugabo. Umwana akagenda saa sita z'ijoro, rimwe na rimwe umwana akajya ku ishuri, mbese umwana abaho muri ubwo buzima, abona mama we ari indaya. Umwana yiga ku kibi n'ikiza, ashyiraho umwete cyakora ariga, ariko ngo igihe yaje kurangiriza amashuri yaje kwanga ikintu cyitwa indaya, kuko yumvaga ko umuntu wese ukora uburaya abana be baba babayeho nabi nkuko we yabayeho. Yumvaga ko umuntu ukora uburaya hari ukuntu atesa abana nk'ibyo nawe byamubagaho, akagira cya kintu cyo kuvuga ngo noneho nzajya nica indaya yose mpuye nayo. Ntabwo ari uko indaya zindi zari zaramuhemukiye, cyangwa se ngo azizana agiye kuzirongora, akazizana akazishyira mu nzu akazica. Kuko indaya nta kundi nyine kundi yari kuzajya zifata. Yarazibwiraga ati ngwino tujyane mu rugo, ndakwishyura amafaranga, akabwana amafaranga ati kwijoro yenda na amafaranga runaka, bakaza bagera mu nzu akabica. Iyo nkuru irahari, muzayibona. None ntekereza ko abasiriyo killer nuko nguko baba bagenda bameze. Hari abatekereza ko Kazungu ibyo ari byose afite ikibazo cyo mu mutwe. Afite ikibazo cyo mu mutwe gishobora kuba cyaramugize, ariko abandi bakavuga ko ari uburara, abandi bakavuga ko ari ubusambo. Ariko mu by'ukuri njyewe umuntu wanyihereye amakuru twivuganiye, nizeye neza, yambwiye ati Kazungu yatewe trauma n'umugore babanaga i Rubavu. Umukobwa nyine umugore we babanaga aza kumusiga yigendera mu bakongomani, bari bafite amafaranga, bamutwara Kinshasa.
Kazungu rero kubera ukuntu yakundaga uwo mukobwa yahise yumva ikintu kijyanye n'igitsina gore hari ukuntu bitari gusona neza, ariko noneho sukuwa ko yisha abakobwa gusa ahubwo yisha n'abahungu. Yaje kubera kwa kwica cyane biza kugeraho biba nk'ubufindo, biba nk'ibintu bisanzwe, uwo babanye wese akamwica. Bivugwa ko umwana wamufashije gucukura icyobo mu rugo aho yashyiraga abantu yamwishe kugira ngo atazatanga ubwo buhamya. Ikindi kuri Kazungu, bivugwa ko mu karere ka Rubavu yishe umwana w'umusore, arangije afata telefone yandikira papa w'umwana w'umusore aramubwira ngo ngiyewe ngiye hanze gushaka ubuzima, noneho ibikoresho byanjye muzabihe Kazungu, birimo TV, birimo ibintu nyine byo mu nzu. Ejo bundi RIB yabisanze mu nzu kwa Kazungu. Icyo ngicyo cyo n'icyaha gihari, umuntu hari na mama warahari arabyemeza, yaganira inyuma ku byo mu Rwanda birahari. Kazungu rero nanone umuntu akavuga ngo hari ikintu gikwiye kugaruka mu mudugudu mugane, bya bintu byo kuvuga ngo niba umuntu hari ukuntu umuntu aba muri quartier ariko abantu bari fishi kuri uwo muntu babona ntabwo ibintu bye biri gusobanuka, kuki mutabivuga? Ariko nanone umuntu akibaza ngo kubera iki inzego bazihaye umuntu araje atanze ubuhamya kwa mudugudu ati mvuye kwa kanaka yaranyishe yanziritse amaboko n'amaguru aje anyiruka nk'abaturage babibonye. Hari n'abandi bavuga ko ngo yigeze ashaka gufata umuntu ku ngufu bagatabaza bakaza bakagonga ku rugi agasohoka ngari kurimba indirimbo z'Igiswahili z'Imana. Ariko noneho niba utwo tuntu gusa tugeze mu matwi ya polisi cyangwa ya RIB cyangwa se y'inzego ntizikurikirane, ntekereza ko ari byo byageze kuri iyo level. Cyangwa se yenda Kazungu akaba nanone hari ukuntu nanone inzego zo mu Rwanda ni inzego zigendera ku mategeko, iyo zitabona ikimenyetso zirakurekura. Kuza kuvuga ngo kanakagize gutyo gusa nta kimenyetso, kananirwa kwisobanura, kananirwa gutanga ibimenyetso, ntacyo byari gukora. Yenda nabo bantu bazaga bagatanga ubuhamya ati yaranyishe aragize gute, nta kimenyetso na kimwe yabahaga, barazaga kuvuga ngo yaranyishe gusa. RIB nta kiribuze kugira, nta kiribuze gukurikira, kereka ufuze utenda dore inzara ndiye, dore anshiri ikariso agize gute, yenda byo nibyo bari gukurikirana. Yenda hagiye habamo ibyo ngibyo, ariko Kazungu bivuga ko yisha abantu benshi, ntabwo ari bari ya 12 gusa. We ubwe yivugiye ko ari 6 bamufashe, bivuga ko ari nawe wabyivugiye. Ariko nkuko umukuru w'igihugu yigeze bivuga, nta muntu wisha abantu yigira amahoro. Ntawe bari baje kumusaba amafaranga y'inzu gusa, ariko ngaratangira gutitira. So ibingi bire navuga ngo byabera buri munyarwanda wese somo kuvuga ngo niba tubonye umuntu muri quartier mu buryo budasobanutse, agenda mu buryo budasobanutse, ntituzi icyo akora niki, none umuntu akibaza ngo Kazungu wabaga mu nzu yitaruye kuriya wenyine, none umuntu ashaka kubyibazaho. Inzu yitaruye kuriya, avuga ko yenda ari umusore sinzi, none umuntu ashaka kubyibazaho kuko se umusore uba muri iriya nzu iba ameze nk'aho ari mu gihuru kuko hanze wagira nta bantu bahabaga. Umuntu ashaka kubyibaza. Nanone umuntu akibaza ngo nyirinzu wari umaze amezi 7 atishyurwa, yamaze amezi 7 nawe atajya kureba kwa Kazungu amubwira ati bite kutanyishyura. Nanone kuvuga ngo hari abagiye bavuga ngo yarabwira ngo hari inzoka ngo yikirumira habiri ngiraza kubarya, kuki se batavuze ati reka turebe nka nyirinzu ati reka ngende ndebe ko iyo nzoka koko irimo. Dosiye ya Kazungu iracyarimo ibintu abantu batabamenya ibyo ari byo, ariko ikigaragara Kazungu ari umu serial killer, yicaga abantu bose ariko cyane igitsina gabo. Bivuga ko rero uko kwica abantu byatewe ngo n'uwo mukobwa n'uwo mugore wamuretse. Nta bana cyakora bigaragara ko Kazungu yarafitanye n'uwo mudamu, ariko ngo babanye igihe kirenze umwaka babana mu karere ka Rubavu. Kazungu hari n'abavuga ko ngo ari umwana rwahama, ariko ibyo byo ni ibintu umuntu atahamya. Gusa amakuru ya Kazungu yo akomeje kugenda aburujijo. Nge nanivuze ati yenda hano kuri Kame Show tugira icyo tubivugaho, turebe byinshi bigenda bivugwa kuri Kazungu.
tubana mu biganiro bitandukanye tugenda tureba busesenguzi tuvuga ibyo andi makuru tuba twatohoje kugira ngo turebe uko ibintu bigenda twubake igihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda natwe dushyira umusanzu wacu ku kubaka igihugu.